Gusa byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo waho wa 6 kugira twumve cyane dushaka. Byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo waho wa 6. Aranyitegereza urukundo ruramusaga ati genda ubeho. Aranyitegereza imbabazi ziramusaga ati genda ubeho. Aranyitegereza urukundo ruramusaga ati genda ubeho. Aranyitegereza ati genubeho. Aranyitegereza imbabazi ziramusaga ati genubeho. Haleluya, amen. Bibiliya iravuze ngo Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo dufite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amen, amen. Twikirize amen, amen. Twikirize amen, amen. Dusubiremo haleluya, amen. Izi ni inkuru tutasomye cyane ngo duhere hejuru. Aya ni amagambo y'Imana yavuzwe n'umugaragu w'Imana Petero na Yohana bageze ku rusengero, niko biri ivuga hejuru ku murongo wo hejuru. Bibiliya ivuga ngo bamaze gutambuka bigiye imbere gatoya bahasanga umurwayi umaze igihe kirekire arwaye. Bibiliya iravuga ngo barambira ngo dutumbire. Hanyuma umurwayi arabatumbira, amaze kubatumbira mu by'ukuri yari azi ngo baramuhereza ifeza n'izahabu. Twikirize amen. Hanyuma ikintu cyatangaje uyu murwayi, icyo yatekerezaga mu mutwe wiwe si cyo bamuhaye. Bivuze ngo imigambi y'Imana dutekerezaho itandukanye n'ibyo dutekereza mu izina rya Yesu. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo Petero aramubwira ngo mudutumbire. Ku murongo wa 3 avuga ngo nta feza n'izahabu dufite, ndetse nta kintu na kimwe dufite cyo kumuha usibye ko icyo dufite turakivuga mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuze ngo iki hasi ku 8 haravuga ngo uwo murwayi, Bibiliya ivuga ngo Petero aramufata aramuhagurutsa, amaze kumuhagurutsa atangira kugenda yemye. Haleluya, amen. Atangira kugenda yemye. Hanyuma Bibiliya ivuze ngo iki, biravuze ngo aramubwira ngo uyu munsi wamenyere ko guhereza ifeza n'izahabu, ariko twebwe muri uyu mugoroba ntabyo dufite. Reka mubwire abavandi, hari ahantu isi yatumenyereye mu buzima bwa buri munsi, ariko Imana ibagurutse muri uwo mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibohereza umuntu wawe kubagurutsa mu izina muri uyu mugoroba. Haleluya. Hanyuma Bibiliya ivuze ngo baramubwira ngo haguruka, haguruka. Bwira mugenzi wawe haguruka muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu, ujye mu mugambi w'Imana. Hanyuma umurwayi arahaguruka. Amaze guhaguruka ntabwo yahagurutse gusa oya, ahubwo biravuga ngo yarahagurutse aratangira aragenda, aratangira arema. Kababwira muri uyu mugoroba hari ubuzima abantu bakumenyereyemo, hari ubuzima isi kumenyereyemo, ariko muri uyu mugoroba Imana iravuze ngo haguruka mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo haguruka. Twikirize amen, amen. Imana iravuze ngo haguruka mu izina rya Yesu. Reka mbe ikintu gikomeye afande, ntabwo ubuzima bwacu uko abantu babuzi suko Imana ifite mu kiganza. Bibiliya ivuga ngo abantu b'Imana bayisenga amanywa na nijoro, bayikorera mu bujoro uko bukeye, abo ngabo ntabwo Imana izabirengagiza. Abefeso 4:8 Bibiliya ivuze ngo nuko Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Muri uyu mugoroba mu ijambo ry'urufunguzo, Imana ikohereza umuntu wawe ugwamutse mu kigeragezo uri mu izina rya Yesu. Dukomere Imana bashimira izina rya Yesu. Imana ikohereza umuntu wawe, Imana ikohereza umuntu wawe. Kandi twabwira iki bitatu Imana ibanza gukora. Imana ijya kohereza umuntu wawe, abari bamushyigikiye bakuvaho. Icyo ni icya mbere. Abo babona ko bashaka gufata amaboko bose barakurekura. Twikirize amen. Abantu bose baruzi ko gufasha amaboko bose barakurekura. Ikindi cya kabiri, usigara uri mu buzima budasobanutse,
iyo Imana igiye gufata ukuboko urabanza ugaca mu buzima budasobanutse, ubuzima bw'upfundikanya, ubuzima bugoye, ariko imbere yawe haba hari ubuzima bwinshi mu mbaraga z'Imana isumba byose zitazi. Amen. Hari ubuzima buri muri wowe utarasobanukirwa n'abantu bataramenya, niyo mpamvu muri uyu mugoroba bagusuzuma uko bashaka, ariko Imana iravuze ngo haguruka mu izina rya Yesu. Umuntu ahagurutse nazamure haleluya. Biravuze ngo baramubwira ngo nta feza n'izahabu. Reka babwire abavandi, ushaka kuza mu rusengero umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri ugataha uko waje, ariko ku munsi wa gatatu Imana yakora ikintu kidasanzwe. Ureka babwire ijambo rikomeye, twisuge Kristo Yesu niwe banze byo kwizera, tujye gusenga Imana. Hari ahantu isi yagushize, hari uburyo abavandimwe bakurekuye waruzi ngo baragufata, ahubwo dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana twohereze umuntu wacu gufata amaboko. Niba hari ahantu uzi isi yagutegetse, niba hari ahantu uzi ashobora kuba akugoye muri iki gihe, ahubwo dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana duhereze abantu bacu bagufata amaboko mu izina rya Yesu. Tujye gusenga, tubwire Imana ngo Mana twohereze abantu. Hanyuma rero amavuta ntabwo niba yakoreremo turi kumwe n'umubyeyi, reka musaba dusengera Imana, dukomere Imana amashyi tumwakira mu izina rya Yesu. Amen. Atubwiye amagambo akomeye, abanza ukore mu kiganza cya mwene Sumbere ngo wakoze kose. Nurangiza tugiye gusenga, mumpe umunota umwe wonyine ube wicaye ubundi nze dusenge, sibyo? Umukomere amashyi, akoreye Imana. Imbaraga n'amavuta ku buzima bwawe. Wabwirizaga numva mfashwa njye nanakurikiye cyane. Aha ni mu byakozwe n'intumwa, aho abagabo babiri bari bagiye ku rusengero. Nanjye reka ngire icyo mvuga, uko yavugaga ndimo gufashwa cyane. Imana imumugisha kubwo guhishurirwa muri aya mavuta y'aba bagabo bari barimo gusenga. Aba bagabo bari bagiye ngo bari bagiye gusenga, wari umunsi wo gusenga. Bibiliya ntabwo mikoro yanjye izamuka neza, muyinzamurira. Abo ku buhanga bw'ibyuma mumfashe kugira ngo no gukoresha ijwi ryanjye, ijwi ryanjye riravunika, kugira ngo ubashe kubyumva neza. Somera umurongo wabo wa mbere, aho Petero na Yohana bakizaga ikirema ku irembo ryitwa Ryiza. Bivuga ngo urwo rusengero rwabaga ku irembo ryitwa Ryiza, ni ukuvuga ngo umudugudu witwaga Ryiza, kandi iyo Ryiza hari hatuyemo urusengero. Ntabwo nzi umudugudu waho uko witwa, ariko harimo Betelehemu. Amen. Bivuga ngo hari Betelehemu, kandi iyo Betelehemu uyu munsi bateranye, ni umunsi wabo wo gusenga, ni umunsi wabo wo guterana. Kandi uwo munsi abatambyi baje gutamba ibitambo by'Uwiteka, ndetse abavugabutumwa barahari, abashumba barahari, abaririmbyi barahari. Ni ukuvuga bose barimo kugenda binjira, ariko muri iryo hema harimo abantu baje bafite ibibazo bitandukanye. No kuri iryo rembo rero hari hicayeho umuntu ufite ikibazo we cyaragaragaraga. Bibiliya ngo yari ikirema, kandi wari umunsi wo gusenga. Amen. Bivuga ngo ku munsi wo gusenga, uko abantu bicaga baza, we yarabitegerezaga akabareba. Ariko amenya ko hari abantu babiri baje bavuganye n'Imana, basanzwe bakoreshwa n'Imana. Ntabwo yari abiteguyemo gukira, ahubwo yarabarebaga. Burya abakozi b'Imana babaho icyubahiro, baba bambaye amakositime, baba bambaye neza, baba basa neza. Iyo yabonaga aba bantu, yababonagamo igisubizo cyo mu buryo bw'ibifatika. Ntabwo yari afite iyerekwa n'ihishurirwa rishaka kumwereka ko ba bantu nk'uko bahamagawe bafite n'igisubizo kimuhagurutsa ku kibazo cy'uburema. Kandi nawe wicayeho, hari bamwe badafite ihishurirwa ryumva ko twamusengera uburwayi bugakira, twamusengera akava mu byaha, twamusengera za ndwara dogiteri yavuze zikarangira. Ahubwo bavuga ati icyaba uyu munsi nka
agaterana hibonera akazi, hibonera umuceri, hibonera, ariko akibagirwa ko hari ikintu cy'ubumuga kiri muri we dushobora gukoraho bwa mbere. Yesu atwemereye ibintu bigahinduka. Bwira mwene se uyu munsi ni umunsi w'impinduka. Ikirema kiri imbere aho kirabitegereza. Cyabati mbonye abakire bambaye amakote barasa neza, ifeza n'izahabu barazifite, hakuzira umugabo wabanje n'Imana, akoranye n'Imana, arayishurirwa abona ko icyo akeneye atari ifeza. Amen, haleluya. Bwira muri kumwe ngo icyo ukeneye ntabwo ari ifeza cya mbere. Hari aho ukeneye kubanza guhaguruka. Ifeza ni icyiciro cya kabiri, ariko hari icyiciro ukeneye kubanza guhagurukamo. Wera afite ubumuga bugaragara, ariko wowe ushaka ufite n'ubumuga butagaragara. Reka no gukorera Imana wifuruguta mu byaha nabwo ni ubumuga, kandi n'ubumuga bwawe buri ahantu Samuweli, ahantu tutareba ariko Imana ireba. Hari ubumuga bufata ku munwa, umuntu wese wageze kajyaho n'amashanyarazi, amagambo yaramurenze. Hari ubumuga bwo kuba akazizi, hano hose wicaye batanywa byera imitsingi, ibintu byose amata. Ubwo ni ubumuga nabwo bukeneye kugira ngo abakozi b'Imana babukande. Amen, amen, amen. Mumfashe duhereze umwami wacu icyubahiro. Amen, abarokore. Urazi ubu habayeho iterambere, navuga ngo ni iterambere. Gutwara umugabo wundi ntacyo bitwaye.